wakura he ihumure ryo guha abandi nawe utarifitemo imbere? Ibi bintu Mose arimo avuga si ibyo yigirisha. Ihumure riramwuzuye, yabonye Imana ye, yabonye ikora ibitangaza, yego afitemo akantu k'ubwoba turaza kubibona, ariko byibuza afite ihumure ashobora guhumurisha aho agendana. Nshuti y'Imana, wenda ufite umuryango, uyu munsi ufite umugore, ufite abana cyangwa ufite umugabo, kandi wenda niwe mu Kristo uri muri urwo rugo wenyine, ukeneye kugira ihumure ry'Imana ryuzuye muri wowe, Imana muziranye ku buryo uzashobora kuyibwira abo mugendana. Imana yashitugirire neza. Hanyuma Mose arabahumuriza kubera ihumure yibitseho. Ese ibi bintu by'ihumure umuntu yibikaho ku giti cye abikura hehe? Abikura mu kumenya Imana ye. Aka kantu mwarakavuze kanone yakababwiye narakumvise, mu ntambwe zidushoboza mu kwizera harimo kumenya Imana yawe. Mose yarazi Imana ye. Iri humure rero umuntu ashobora guhumurisha abandi arikura mu kumenya Imana ye. Reka nongereho nakangaka kumara iminsi yumvira Imana muri detaye. Ni ukuvuga ngo ntiyigeze guhemukira, warayibonye bigoranye, warayibonye aho utakayibonye, abandi bantu bashobewe, uzi Imana yawe kandi wiyemeje kuyumvira muri detaye. Ni hantu umuntu akuri humure ashobora guhereza abandi. Reka nkubwire iki kintu, waruzi ko buri challenge, buri defi, buri ngorane Imana izana cyangwa yemera kugera imbere y'ubuzima bwawe, uzi kibimaze kuba ari ugukomeza kwizera kwawe. Benshi rero bahita bakwepa, agahita acinzira y'ubusamo, agahita yirwanaho nk'uko n'abandi birwandaho, ukabura atsinzwe kandi wari ugiye gutera intambwe mu kwizera. Buri kagezi kose gakamye ubu ukwiriye kubaza Imana ngo what next, tugiye kubigenza gute, harakurikiraho iki? Imana yacu tugirire neza. Turebye ku nkuru gatoya ya Dawidi, wenda sindi busome muri Samuel wa mbere igice cya 17. Dawidi arwana n'intare n'idubu bakiri ipfiriya mu ishyamba, aragiye inka za se cyangwa amatungo ya se. Intare ikamutera, idubu ikamutera. Ushobora kwibaza utari ko Imana nayo, Imana ntiri feya nayo? Ni gute umuntu w'umusore wubaha n'Imana n'ababyeyi be bibagiwe, ni gute ahura n'ibi bintu? Ariko Imana irimo iratyaza amaboko ye, irimo irakomeza amaboko ye. Bya bindi bikugeraho si ibyo kukwica, ni waramaze guha Kristo ubuzima bwawe, si ibyo kukwica, ni ibyo kugukomeza. Nduza gusoma iyi nkuru muri Samuel wa mbere igice cya 17 mu gitabo cya mbere cya Samuel, uraza kureba neza ko Dawidi asanze Goliyati arimo gutukana. Dawidi yahise abona ubutsinzi. Uzi ikintu yabajije? Yahise abaza ngo bazamuhemba iki? Uzatsinda uriya mugabo. Yari yamaze kubona gutsinda. Abayisiraheli bose n'abakuru ba Dawidi n'ingabo za Sawuli bose bafite ubwoba, kereka umusore ayiwe wabanye n'Imana ye mwibanga akagira ubutsinzi butazwi. Ubu buhamya Dawidi atabwitangira bwo gutsinda intare n'idubu, ninde wari kubimenya? Ntawe. Wa mugore we ujya wubaha umugabo wawe mwibanga, ukiranuka ahantu hose, si ngombwa ngo abantu babimenye, oya, ariko hari igihe bizagaragara. Ni ubuhamya Dawidi yitangiye wenyine, amaze kuvuga abwira ati Sawuli, harambwa ati oya namutsinda kuko Imana yanjye yampaye gutsinda intare n'idubu. Tekereza umusore uhinguka ku rugamba, ingabo zose zifite ubwoba, bakuru be bemewe mu gisirikare bafite ubwoba, wagahita baza ngo uzatsinda uriya mugabo bazamuhemba iki? Yarazi neza ko agomba gutsinda. Nshuti y'Imana, hari ubutsinzi bwo gukubita Goliyati, ariko hari iminsi yo kubaha Imana mwibanga, hari iminsi yo kumenyana n'Imana mwenyine. Ntabwo iriya minsi ipfa ubusa. Wenda ntibazayandika mu bitabo, nta nubwo bazayitunga kamera nk'uku nguku, ariko hari ikintu izagukorera nikigera imbere kizagaragara. Imana yacu tugirire neza. Menya Imana yawe mwibanga, uyemeze kuyumvira muri detaye. Iri humure rero umuntu aba yibitseho, niryo abona akabasha guhumurisha abandi. Niyo mpamvu Mose arimo kubwira abandi ati nimuhumure, Uwiteka ari bubarwanirire uyu munsi. Haleluya. Hari ikintu kimwe rero yavuzeho Mose ku murongo wa 15, ngo Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Gutaka kwa Mose ntibakwanditse, ariko ntekereza yuko Mose amaze kubwira abantu ati nimuhumure, Uwiteka ari bubarwanirire, agomba kuba yararebye nko ku ruhande akabwira Imana ati Imana none biragenda bite? Ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Aka kantu ntabwo ari kabi kuko ibibazo ntibisa. Hari icyo mpura nacyo umunsi nkagitsinda, ejo hakaza ikindi. Wowe uziranye n'Imana yawe, guhindukira gatoya ugafata ibihe byo gusenga baza Imana, Imana tubigenje gute? Harakurikiraho iki? Biradukwiriye. Niko Mose yabigenje, agomba kuba yaratatse akavuga tumva ibindi narabibonye, nabonye abana b'imfura bapfa, nabonye udukiza, nabonye umwijimuza, nabonye inda n'ibikeri n'amazi ahinduka, atariko ibi byo sindabibona. Agomba kuba yaragize mu ubwo bagataka. Uwiteka aramubwira turatakishwa n'iki? Komeza urugendo. 16. Haleluya. Ngo nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati ho ku butaka. Hari ikintu cyiza nabonye muri urugendo ngo kwizera. Ubu Imana yari inaniwe guhuhisha umuyaga n'ubundi ko yawuhuhishije Mose atarinze kubibamo. Imana hisemo gukorana natwe
abayizera. Buri butsinzi bwose uzabona hano ku isi, buri butsinzi n'inkuru z'ubuhamya uzumva mu buzima bw'abana b'Imana, Imana yemera kubikorana n'abantu. Uko niko Imana yemera kuca muri cya kibazo kugira ngo n'ubutsinzi nawe uzaburimo. Irimo iramusaba gukora ikintu cyoroshye, gufata inkoni akarambura ikiganza hejuru y'inyanja itukura, hanyuma Imana igahuhisha umuyaga wayo, inyanja itukura igacikamo kabiri. Nshuti y'Imana, Imana ntikwanga. Utinda kubyara ntikwanga, umugore watinda gukizwa ntikwanga, umugabo yanze gukizwa Imana ntikwanga, amashuri yatinze kuboneka na za buruse zikanga Imana ntikwanga, promotion yatinze kuboneka, ubushomeri bwatinze Imana ntikwanga. Irifuza ko nawe uzagendana muri ubwo butsinzi, hajyamo akaganza kawe. Si kugira ngo wishyire hejuru uvuge ngo nanjye ndahambaye, oya, bizagutera kubaha Imana kurutaho, bizagutera gutinyura n'abandi. Erega turasoma ibi bintu, nawe hari ubuzima bwa hari abantu barimo babusoma. Buryo watsinze hahandi hari umuntu wigana nawe uvuga uti nta bakristo bazima babaho, ariko yajya kubona akabona uri umukristo. Hari umuntu ukorana nawe mu kazi akavuga ati umuntu se bamuzanira ruswa. Burya hari za ruswa zitagira inkurikizi. Abantu bazi kubiryamisha bose bakaba ari systeme yubatse ku buryo nta muntu uzabimenya. Umuntu akavuga ati amafaranga atagira inkurikizi twese twajyaga tuyarya, ariko hano hasohotse umugabo ayiwe utayarya. Akwibazeho ubuzima bwawe, hari abantu babusoma, hari abantu barimo babwitegereza. Niyo mpamvu Imana yifuza ko mubigendanamo. Imana yacu tugirire neza. Mu rugendo rwo kwizera, Imana izifuza ko murukorana, murwinjiranamo, murugendana. Imana yahisemo gukorana natwe. Wihunga. Iyo uhunze ikibazo, ubuhunze ubutsinzi wari kuzagirana n'Imana. Ishobora byose, itegeka byose, ifite ijambo kuri buri kintu cyose. Ibitarakemuka wakoze icyo wagomba gukora. Aka kantu nkunda kongeramo kuko ari igihe twiryamira tugashyira akaguru ku kandi nibyo tugomba gukora tutabikoze. Iyo wakoze icyo wagombaga gukora, wakiranutse, wasenze, icyo uzi bagomba gukora mu gikristo wagikoze. Nshuti y'Imana, tekana utegereze kugira neza kw'Imana. Ku murongo wa 21 ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, hanyuma ndi Uwiteka aho uhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma y'amazi, uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Sizi inkuru zikuryoheye nkuko zindyoheye. Kugira ibyago rero uri umukristo ni ugusoma izi nkuru ukumva bigiye kuri. Iki kiravuga ngo ayiwe nta kinanira Imana no muri generation turimo. Ya Mana yahuhishije umuyaga igaca inyanja itukuramo kabiri, ukavuga ngo umuntu arakugoye ngo boss ku kazi ngibiki. Niba ari ngombwa ko hava, ko hari boss ubutagomba kuhava, ubugomba kuba mubaka gumaho kugira ngo wowe wige guca bugufi, wige no gukunda badakunditse. Bibiliya yarambwiye mu rwandiko rwa Petero avuga ngo nabi bigoryi ngo nabo mububahe. Hari boss ugomba kuhava n'undi ugomba kuhaguma kugira ngo ube forume utyazwe. None se nshuti y'Imana, iyi Mana yahuhishije umuyaga igakura ibintu mu nzira, hari aho yagiye. Amaboko yayo ni yayandi, imbaraga zayo ni za zindi. Ibyo bigutere kwizera ko ikiguhagaze imbere, niba cyitwa inyanja itukura, niba gifite n'izina risanzwe, bigutere kumenya neza ko Imana ikibishoboye. Nshuti y'Imana, igituma abakristo barimo bagenda no mu nkanyari no kubihirwa n'iki? Nukuyoberwa Imana y'amaboko, nukuyoberwa Imana ishobora byose. Abantu bazi Imana ishobora byose ni ukuri barimo barakora iby'ubutwari, wenda bimwe ntibizwi, ariko barimo baratsinda, barimo baranesha, bafite umunezero mu maso isi idashobora kubambura. 26 ngo Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Imana yahisemo gukoresha Mose, Abayisiraheli bambuka, arambura ukuboko afata ya nkoni baziranyeho n'Imana ye, inyanja icikamo kabiri. Igitangaje kugira ngo inyanja isubirane, Imana irongeye ihaye lift Mose kugira ngo inyanja igaruke. Oh haleluya. Ntabwo Imana yisigarura vuba barembwa ngo ongera urambure kwa kaboko, inyanja isubirane irengera abanyegiputa. Nshuti y'Imana, Imana izakorana n'abantu, ishobora gukoresha abamarayika ariko muri iki gihe irakorana nawe. Uri muratsinda se cyangwa uri muratsindwa, ni ibiki bihagaze imbere yawe ibikomeye, ni ibiki bihagaze imbere yawe byoroshye, bisaba gufata bya bitekerezo by'Imana bitandukanye n'ibyawe ukabishyira mu bikorwa. Definition yo kwizera twese turayizi mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 2, ariko ndifuza kukubwira ibindi byoroshye. Kwizera no gufata iby'Imana ivuze akaba ibyo ushyira mu bikorwa gusa, ugashyiraho akadomo. Niba yaravuze ngo ntiwibe ntiwiba, niba yaravuze ngo ntiwangane ntiwangana, niba yaravuze ngo usenga ubudasiba urabikora. Niyo byaba binyuranye ibyo uhagazemo, abantu bose b'i Kigali cyangwa abo ku isi n'abatureba bakiteranya bakavuga ngo twese nuko tubigenza, ibi nibyo bidukiza.
nusanga imana yaravuze ikintu kinyuranye n'ibyo ngibyo uzavuga uti nshaka nsigare ndumwe ndakora iby'imana yavuze. Uru rugendo ruzakuryohera. Ni intego ivuga ngo gutwara kwizera nk'ingabo. Mu by'ukuri iby'Imana ikirisha abayizera ni ibi ngibi, ni ibi byose mumaze iminsi mwumva bisa nk'ibidakwirwa mu bwenge, bisa nk'ibidashoboka rimwe na rimwe, ariko nibyo Uwiteka yahisemo gukirisha abamwizera. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cyaho cya mbere 21, Imana ivuga ibintu yahisemo gukirisha abayizera. Haravuga ngo kuko ubw'ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye cyangwa se Imana yenjoyinze, byarayinejeje, yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibi rero tumazemo iminsi muri rugendo, ndatekereza ari umunsi wa 23 niba ntibeshye, tumaze iminsi tuvuga kuri ibi bintu, cyangwa abakozi b'Imana Kanoni n'abandi bakozi b'Imana bamaze iminsi bavuga kuri ibi bintu, ubupfu bw'ibibwirizwa. Imana yanejejwe, yishimiye, yenjoyinze kuba ari byidukirisha twebwe abayizera. Rero urugendo rwawe ruzakubera rwiza rw'agakiza. Ibi bintu nubifata ukabihindura ubuzima, ariko nutabihindura ubuzima uzarugendamo ubihiwe, uvunitse, wenda kubw'ubuntu bw'Imana uzagereyo. Ubu bupfu rero bw'ibibwirizwa n'iby'Imana idukirisha, kuva ku kwizera tujya kubabarirwa ibyaha. Twizeye Yesu tutaramubonye, twizera amaraso ye tutari turi Golgotha, duhinduka abana b'Imana kubwo kwizera. Nta wari uriyo, nta wari uhari, si iby'igihe cyacu, ariko nakiriye imbabazi kubwo kwizera. Ibi bintu aho bikomerera, igihe wabyizeye ukizera ko Kristo yapfuye kandi akazuka ku bwawe, ushobora kurara uri umujura, ushobora kurara wari umwicanyi cyangwa se wakuyemo inda, ariko wabyizera, ibyo byaha bigahanagurwa ku buzima bwawe. Ntiwazuye wapfuye, ntiwagaruye umwana wishe, yewe n'ingo z'abandi wasenye niba ukiri maraya ntago zazutse, uretse ko wenda utangira urwo rugendo usubira gusaba imbabazi, ariko hari ibintu utasana, ariko ugahinduka umukiranutsi utabigaruye. Ubwo rero twatangiriye mu kwizera ubupfu bw'ibibwirizwa, mureke tubikomerezemo, nibwo urugendo ruzaturyohera, nibwo tuzakoreshwa n'Imana iby'ubutwari. Uyu munsi turaza kuvuga ku nkuru nkunda muri zimwe mu nkuru zo muri Bibiliya, Mose imbere y'inyanja itukura. Ariko tutarabigeraho, reka ubanze wakire ibintu byose wumvise muri izi nyigisho n'ibindi wisomeye muri Bibiliya. Ubanze wakire ibitekerezo by'Imana, witoze kubigenderaho nubwo byaba binyuranye n'ibyawe, nubwo byaba binyuranye na logique yawe. Mu buhanuzi bwa Yesaya 55 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9, abantu benshi barahazi mu mutwe. Haravuga ngo erega ibyo nibwira sibyo mwibwira. Banza wumva icyo kintu, ibyo Imana yibwira izakoresha igukiza, ibyo yibwira izakoresha inkiza, bitandukanye rwose n'ibyo twibwira. Tukiri aha ngaha, ejo bongeye kuvuga kuri Sara na Abrahamu nubwo babavuzeho kenshi. Tekereza ko mu Itangiriro 21 Imana yavuze ngo igihe yabwiye Sara kigeze ngo abyara umwana w'umuhungu. Murumva bira bintu bitarimo gushinyagura. Ni ukuvuga mu bitekerezo by'Imana Sara yagomba kubyara ku myaka 90 na Abrahamu imyaka 100, ngo igihe kigeze. Burya ntabwo Sara bari baramuzinze, ntabwo yari karande, ntabwo bari baramuroze, igihe cy'Imana cyari kigeze. Ibyo Imana yibwira bitandukanye nibyo nibwira. Rero nutakira ibi bintu uzavunika, ugende mu rugendo urabihiwe. Reka dufate ibyo Imana yibwira tubigira ibyacu, kuko biranyuranye, ariko nifata ibyo yibwira nukuri nzagenda nguwe neza. Ngwerega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu. Nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Ibyo wibwira wowe nanjye, Sara yagombye kubyara gifite imyaka 30. Ibyo nibyo twibwira, ariko Sara Imana yateganyije ko azabyara afite imyaka 90, kugira ngo n'umuntu uyu munsi ushobora kujya gushaka afite 40, 42, 45 agira ibyiringiro, avuga ubwo Sara yabyaye kuri 90, iyo Mana ye niyo Mana yanjye, agira ibyo byiringiro. Ibyo nibyo Imana yibwira, bitandukanye n'ibyo twibwira. Ariko kugira ngo urugendo turushobore, tuzarurangiza amahoro, tutavunitse, tutazanye iminkanyari, nuko twakira ibyo ivuga, yabishyize bugufi biri mu ijambo ryayo, tukabigira ibyacu, tukabigenderamo n'igihe byaba bitandukanye n'ibyo usanzwe wibwira. Imana yacu tugirire neza. Kimwe mu mutungo mfite ukomeye ni ijambo ryambwiye ngo cyakora kubakunda Imana ngo byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Mvuze umutungo ushobora gutekereza agiye kutubwira inzu n'imodoka. Oya, inzu n'imodoka corona yabijyana, intambara zabitwara, ariko umutungo nibitseho ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ubwo rero iyo byancanze nkuko bijya bigucanga, iyo byanyeweye ntibihure, mpita mvuga icyo nzi cyo kubakunda Imana kandi niyumvamo muri abo ngabo, byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ubwo rero reka ntegereze ibyiza bizabivamo. Ibyo ntibivuga ngo ndicara ndeka gukora icyo nkwiriye gukora, ntibivuga ngo uricara uragikora aho ugejeje n'ubwenge bwawe wamaze kubikoresha bitaciyemo, hanyuma utegereze kugira neza kw'Imana. Abantu basingiriye uko kwizera ni ukuri babayeho neza, babayeho bategereje Imana, bakora inshingano zabo, ariko ntibashoboye muri uru rugendo. Baravuga ngo hari Imana iri behind the scene, niko bavuga muri cya Cyongereza cyanjye gipfuye. Hari Imana ikorera ahantu hatagaragara, ariko igisoza ibintu bigashyirwa mu bikorwa. Rero tekana,
muri iyi minsi 40 uzahave kwizera kwe kubakitse urengeje aho wari ugeze. Buri munsi ujye wigira imbere bavuga intwari zo kwizera. Nicyo cyatumye byandikwa muri Bibiliya no kugira ngo bidukomeze umenye ngo ya Mana y'ibidashoboka burya niyo Mana nanjye nizeye, hanyuma dutere intambwe mu rugendo. Imana yacu tugirire neza. Mbere rero yuko Mose akora iki gitangaza kiri spectaculaire, gitangaje cyo kurambura akaboko gusa inyanja igacikamo kabiri, nawe Imana izagukora mwene ibyo bitangaza bisiga ubuhamya bukomeye ku buryo umuntu wese azabyumva avuga ati mva Imana y'akanaka niyo Mana. Ariko mbere yuko tugeraho hari ubundi butsinzi tugira mu ibanga tukabutsinda twenyine nta n'umuntu ubizi. Erega ntabwo Imana yari butsindishe Mose biriya bintu ngo imubwire ngo rambura ukuboko Mose apfe kubikora hatari ubundi butsinzi. Uzi ubutsinzi bukomeye Mose yatsinze ari wenyine ni ukwemera gusubira muri Egiputa. Mose yari yarabayeyo, yari ari muri systeme wa mugani nkuko tuvuga uyu munsi. Nuvuga ngo ntiyari rubanda, yarazi ingabo zahari ahantu, yarazi igisirikare cyaho, yarazi gukomera kwa gufata umuntu wavuye yahunga agasubirayo. Niyo mpamvu Mose yaburanye n'Imana inshuro nyinshi. Yarabanje ambwira ati ibyo bintu ntibishoboka. Aranyambwira ati nta nubwo nkwiriye, sinzi no kuvuga. Avuye ku byo gukomera kw'Abanyegiputa n'ingabo zaravuga ati nta nubwo bene wacu nabo bazanyemera. Kwizera kwa mbere Mose yatsinze, yagutsinze ari wenyine, yemera guhindukira agasubira muri icyo gihugu cya Egiputa. Yaravuyeyo mu buryo yavuyeyo twasomye. Rero ubutsinzi buryoshye bw'ubuhamya ni ukuri buraryoha. Iyo umuntu arimo avuga ati Imana yankoresheje ibi yagendanye biraryoha. Ariko reka nkubwire, umuntu wese uzumva nakora gutsinda gukomeye hari ukundi gutsinda ko mwibanga. Kandi ntabwo uyu munsi Imana iri bugushyira inyanja itukura n'ubuzima bwawe bayemo buri munsi. Gutsinda ni iki? Ni ukwemera kubaha Imana n'igihe birimo bimpombya. Ni ukwemera kubaha Imana n'igihe abantu banzengurutse bavuga ati dore abandi bose babigenza batya. Ibyo bintu urimo wadukana wowe byo kwihagukiranuka cyane bireke. Nutsinda rero turatuntu two mwibanga. Niba uri umunyeshuri uratsinda udakopera kandi ikizame bagitanze. Barimo ubungu harimo n'aba fake. Okay, harimo abazima ariko harimo n'aba fake. Bashobora kuzana ibizame abanyeshuri bagatanga amafaranga, uratsinda wanga kubireba kandi bihari. Uratsinda mu kazi gasanzwe uvuga uti ntago ndyamana na boss nibashaka bazanyirukana. Abanyabwoba, ubwoba nicyo kinyoronyo cyo kwizera. Abanyabwoba bazavuga ati muri uyu mujyi nuko abantu bose babaho, ngewe ngiye kwiyaranja ndongera na Simon imbabazi. Ntago nakubwira umubare w'abakobwa nganiriye ndabo bambwira ati pastor tuyi ni fiance wa gatatu. Uyu ni fiance wa gatatu yambwiye ngo tutaryamana arigendera. Ati kandi ubushize naramuretse yasezeranye nuwo dusengana mu ndirimbo ati kandi nuko turirimbana kandi ndabizi babanje kuryama. N'uyu mureka agende. Yego mureka agende, uwo musambanyi se ubundi uzamushobora nimushakana azabikomerezamo. Gutsinda ubutsinzi bwo mwibanga niko kwizera mbere yuko Imana ituremera ibitangaza bikomeye. Mose atsinda ari wenyine. Burya bagenda abantu babonaga inkoni ya Mose, ariko Mose niwe babanje kumenya ko Imana yamweretse gato ko yahinduka inzoka. Bari bonyine Arona atarabizamo. Imana yamwereka irambura icyo kiganza gishyira mu gituza kizana ibibembe kirongera kirakira. Hari utuntu Imana yari yamukoreye two mwibanga baziranyeho. Ntago ubutsinzi bukomeye ari biriya abantu bose bazamvuga. Ubu buri muntu wese w'umukristo maze iminsi agendana n'Imana yifitiye ubuhamya ubuvugika n'ubundi butavugika. Imana yacu tugirire neza. Tsinda rero utwo tuntu dutoya kugira ngo Imana izakorane nawe n'ibindi bihambaye. Burya iyo watsinze ikigeragezo kikuje imbere, burya bo wigiye imbere mu ntambwe zo kwizera. Umugore washaka kutabimenya, umugabo ntabimenye, wo mukorana ntibabimenye, nabo musengana ntibabimenye, ariko mu isi yo mu mwuka tuba twigiye imbere. Imana yacu tugirire neza. Uyu mugabo rero w'igihangange turimo tuvuga Mose naho yatangiriye. Ubuhangange bwe burimo buratangirira mwibanga ari wenyine, atsinda ari wenyine. Imana yacu tugirire neza. Za nzira z'Imana rero twavugaga muri Yesaya zihabanye n'izacu. Ayiwe tugiye gusoma mu Kuva igice cya 14 wumva imikorere y'Imana. Inzira zihabanye n'izacu zijya zituvuna yo tutazakiriye. Imana yacu tugirire neza. Kuva ku murongo wa mbere mu gice cya 14 cyo Kuva umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli basubire inyuma. Ibi bintu iyo tubisoma kuko tuzi ko inkuru yarangiye twebwe tumva byoroshye, ariko mwibuke bakurikiwe n'abanzi babo. Murabizi Farawo yari isubiye maravuga ati ariko abantu bundi twabaretse gute, ariko Imana yashakaga kurangiza abo kwa Farawo kugira ngo yiheshe icyubahiro, izina rye rirusheho guhabwa icyubahiro. Ngira ngo abazasigara muri Egiputa bazavuga ati mva ya Mana niyo Mana. Aba bantu bakurikiwe n'abanzi babo. Imana irimo irabwira Mose none ntabwo Mose agomba kubikora ari wenyine, agomba kubyemeza abagabo b'abatware ba Isiraheli n'abandi bantu bose bari kumwe nawe. Ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli basubire inyuma, babamba amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja, imbere y'Ibarisefoni. Aya mazina ngiye sinashoboye kuyafata nka pastor wa hano ngiye ndinda kuyasoma. Uti imbere y'aho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga ati Abisiraheli bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye.
uyoboye abagabo n'ubundi bayoboye mu bintu batumva, uyoboye ubwoko abagore n'abana n'amashyo n'ibintu byose, n'ubundi bajyanye mu rugendo batararwumva, rega n'ubundi ntibarwumvaga 100%. None uzanye ibintu byo kuvuga ngo twari tumaze gutera intambwe, abanzi bacu turabasize, none uzanye ibintu byo kuvuga ngo nimusubire inyuma. Ikintu Mose yagomba gukora ni ukumvira Imana gusa. Uru rugendo rwo kwizera ni ukumvira Imana gusa. Hari ibintu bitazamo logique, kuko logikoma icyo Mose yari bukore yari kuvuga ngo reka twirukanka ahubwo cyane tubacike, ariko Imana yambwira ati wowe yasubira inyuma. Hari icyo nshaka gukora ku buzima bwa Farawo, ngo Farawo azibwira yuko ubutayu bwabakingiranye mukaba mwaruhiyeyo, none harushaho kuza yihuta kugira ngo Uwiteka murangize. Nshuti y'Imana, uru rugendo rwo kumvira Imana rega nako rwo kwizera nta nubwo rugoye, ni ukumvira ijambo ry'Imana. Urarifite, urarisoma, riri mu mutima wawe, uraribwirizwa buri munsi, jya ushyira mu bikorwa. Winjiza ibi bintu nukomeza kubifata nka basara babyaye bashaje, inyanja zitukura, inkike z'Iyeriko n'ibindi, ntubizane mu buzima bwawe uyu munsi, bizagupfira ubusa. Ukeneye kubifata ukabishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana ivuga ibidakwirwa mu bwenge bwacu, musubire inyuma. Usubire inyuma gute? Abanzi bakwegereye. Ariko barabyemera basubira inyuma. Iki Imana yagombaga gukora iragikora. Imana yacu tugire neza. Nyirahangaha impamvu ukeneye gutsinda intambara yo kwizera, kurwana urugamba gatsinda uri wenyine, nuko ejo hazazamo abandi bantu. Mwibuke ko Mose yabanje gutsinda ari wenyine, ariko uyu munsi afite abantu ashoreye. Wa musore we, wa mugabo we, wa mugore we, hari abantu bizakina ko mugenda n'intambwe zo kwizera. Urabizanamo umugore wawe, urabizanamo umugabo wawe, urabizanamo abana bawe, urabizanamo abo uyoboye. Uyu munsi hano turi barimo baruba ku rusengero rukomeye kandi rwiza. Utekereza ko umuntu wateruye iki gitekerezo bwa mbere abantu bose babyakiriye bavuze ati ariko dusanga mu giporoso twibereye amahoro? Ibyo bintu mwadukanye by'insengero nini. Imana rero izagutegeka kuyobora abandi bantu. Niba utarashimangiye kwizera kwawe, ntabwo uzaterura abo mugendana. Umugore wawe azaguhagama akubwira ati Kigali yarananiranye, abantu bose barideklara bakabimpunzi muri Canada. Haleluya. Kandi kugira ngo ubimpunzi muri Canada ugomba kubeshya icyo uhunze niyo cyaba kidahari. Niba utarubatse kwizera kwawe wa mugabo we, umugore azakwimura muri Kigali da, muzagenda kandi mugende murinze kubeshya kandi muri abarokore. Ugiye mu buryo bwiza, ishuri, akazi, fine. Ariko niba uri umurokore, nta kintu cy'ikinyoma cyagombye kuba mu buzima bwawe. Kwizera rero kujya kunyurana na logique. Ushobora gusonza, ariko ugasonza ukiranuka, ugasonze wanze kubeshya, kugeza igihe Imana izagutabarira ahantu ukaharenga. Rero Mose arasabwa gukomveka abantu benshi. Umuntu ushobora gukomveka abantu benshi ni umuntu wabaze kwiyubaka we ubwe ku buryo adashobora gusubira inyuma. Iyi nkuru za Bibiliya nta nubwo zakwirwamo, niko Yohana yavuze ngo iyo bandika ibyo Yesu yakoze byose ntibyari gukwirwamo. Ntekereza ko izi nkuru zose zitajyamo, ariko tekereza Farawo ateruye iki kiganiro, nako Mose ateruye iki kiganiro ngo dusubire inyuma. Uratekereza abagabo baramushubije ngo iki? Barambwira ati nubundi hepfo turaza kubibona, nubundi turakuze, wazanywe no kutubara, ibi ni ibicyuzanye, turasubira inyuma, twari tumaze kubacika, tugize amahirwe twigiye imbere. Nshuti y'Imana, komeza kwizera kwawe ku giti cyawe, kuko ejo Imana izaguha kugendana n'abandi benshi. Ese uzababwira iki? Tekereza iyo Mose acika intege bageze hano hantu. Tekereza iyo Mose yanga kubaha Imana. Niyo mpamvu burya kigiye kigerezo kigutindaho, suko Imana ikwanga, irakomeza amaboko yawe kugira ngo nubuhagaze ahantu nka ejo utazasubira inyuma ukabwira abantu uti nimuze tubivemo ibintu by'agakiza twari twarababeshye. Imana yacu tugire neza. Ku murongo wa 13 Mose asubiza abantu ati ngusaba iki gice kugisoma cyose, niba utagisomye ngewe ndakuramo imwe mu mirongo kugira ngo turangize. Umurongo wa 13 Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka aribo bazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka aribo barwanirire, namwe mwicecekere. Ese nshuti y'Imana, wakura he ihumure ryo guha abandi nawe utarifitemo imbere? Ibi bintu Mose arimo avuga si ibyo yigirisha. Ihumure riramwuzuye, yabonye Imana ye, yabonye ikora ibitangaza, yego afitemo akantu k'ubwoba turaza kubibona, ariko byibuza afite ihumure ashobora guhumurisha aho agendana. Nshuti y'Imana, wenda ufite umuryango, uyu munsi ufite umugore, ufite abana cyangwa ufite umugabo, kandi wenda niwe mukristo uri muri urwo rugo wenyine, ukeneye kugira ihumure ry'Imana ryuzuye muri wowe, Imana muziranye ku buryo uzashobora kuyibwira abo mugendana. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma Mose arabahumuriza kubera ihumure yibitseho. Ese ibi bintu by'ihumure umuntu yibikaho ku giti cye abikura hehe? Abikura mu kumenya Imana ye. Aka kantu mwarakavuze kanone yakababwiye narakumvise, mu ntambwe zidushoboza mu kwizera harimo kumenya Imana yawe. Mose yarazi Imana ye. Iri humure rero umuntu ashobora guhumurisha abandi arikura mu kumenya Imana ye. Reka nongereho nakangaka kumara iminsi yumvira Imana muri detaye. Ni ukuvuga ngo ntiyigeze iguhemukira, warayibonye bigoranye, warayibonye aho utakayibonye, abandi bantu bashobewe, uzi Imana yawe kandi wiyemeje kuyumvira muri detaye. Ni hantu umuntu akuri humure ashobora guhereza abandi. Reka nkubwire iki kintu, wari uzi ko buri challenge, buri defi, buri ngorane
Imana izana cyangwa yemera ko igera imbere y'ubuzima bwawe, uzi icyo ibimaze kuba ari ugukomeza kwizera kwawe. Benshi rero bahita bakwepa, agahita aca inzira y'ubusamo, agahita yirwanaho nk'uko n'abandi birwanaho, ukaba uratsinzwe kandi wari ugiye gutera intambwe mu kwizera. Buri kagezi kose gakamye uba ukwiriye kubaza Imana ngo what next, tugiye kubigenza gute, harakurikiraho iki? Mana yacu tugirire neza. Turebye ku nkuru gatoya ya Dawidi, wenda sindi busome muri Samuel wa mbere igice cya 17. Dawidi arwana n'intare n'idubu bakiri ipfiriya mu ishyamba, aragiye inka za se cyangwa amatungo ya se, intare ikamutera, idubu ikamutera. Ushobora kwibaza utari ko Imana ntiri feya nayo? Ni gute umuntu w'umusore wubaha n'Imana n'ababyeyi be bibagiwe, ni gute ahura n'ibi bintu? Ariko Imana irimo iratyaza amaboko ye, irimo irakomeza amaboko ye. Bya bindi bikugeraho si ibyo kukwica, ni waramaze guha Kristo ubuzima bwawe, si ibyo kukwica, ni byo kugukomeza. Nduza gusoma iyi nkuru muri Samuel wa mbere igice cya 17 mu gitabo cya mbere cya Samuel, uraza kureba neza ko Dawidi asanze Goliyati arimo gutukana. Dawidi yahise abona ubutsinzi. Uzi ikintu yabajije? Yahise abaza ngo bazamuhemba iki? Uzatsinda uriya mugabo. Yari yamaze kubona gutsinda. Abayisiraheli bose n'abakuru ba Dawidi n'ingabo za Sawuli bose bafite ubwoba, kereka umusore ayiwe wabanye n'Imana ye mwibanga akagira ubutsinzi butazwi. Ubu buhamya Dawidi atabwitangira bwo gutsinda intare n'idubu, ninde wari kubimenya? Ntawe. Wa mugore we, ujya wubaha umugabo wawe mwibanga, ukiranuka ahantu hose, si ngombwa ngo abantu babimenye, oya, ariko hari igihe bizagaragara. Ni ubuhamya Dawidi yitangiye wenyine, amaze kuvuga abwira Sawuli, harambwa ati oya namutsinda kuko Imana yanjye yampaye gutsinda intare n'idubu. Tekereza umusore uhinguka ku rugamba, ingabo zose zifite ubwoba, bakuru be bemewe mu gisirikare bafite ubwoba, wagahita baza ngo uzatsinda uriya mugabo bazamuhemba iki? Yarazi neza ko agomba gutsinda. Nshuti y'Imana, hari ubutsinzi bwo gukubita Goliyati, ariko hari iminsi yo kubaha Imana mwibanga, hari iminsi yo kumenyana n'Imana mwenyine. Ntabwo iriya minsi ipfa ubusa. Wenda ntibazayandika mu bitabo, nta nubwo bazayitunga kamera nk'uku nguku, ariko hari ikintu izagukorera nikigera imbere kizagaragara. Mana yacu tugirire neza. Menya Imana yawe mwibanga, uyemeze kuyumvira muri detaye. Iri humure rero umuntu aba yibitseho, niryo abona akabasha guhumurisha abandi. Niyo mpamvu Mose arimo kubwira abandi ati nimuhumure, Uwiteka ari bubarwanirire uyu munsi. Haleluya. Hari ikintu kimwe rero yavuzeho Mose ku murongo wa 15, ngo Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Gutaka kwa Mose ntibakwanditse, ariko ntekereza yuko Mose amaze kubwira abantu ati nimuhumure, Uwiteka ari bubarwanirire, agomba kuba yararebye nko ku ruhande akabwira Imana ati Imana none biragenda bite? Ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Aka kantu ntabwo ari kabi kuko ibibazo ntibisa. Hari icyo mpura nacyo umunsi nkagitsinda, ejo hakaza ikindi. Wowe uziranye n'Imana yawe, guhindukira gatoya ugafata ibihe byo gusenga abaza Imana uti Imana tubigenje gute, harakurikiraho iki? Biradukwiriye. Niko Mose yabigenje, agomba kuba yaratatse akavuga tumva ibindi narabibonye, nabonye abana b'imfura bapfa, nabonye udukiza, nabonye umwijimuza, nabonye inda n'ibikeri n'amazi ahinduka, atariko ibi byo sindabibona. Agomba kuba yaragize mu ubwo bagataka. Uwiteka aramubwira turatakishwa n'iki? Komeza urugendo. 16. Haleluya. Ngo nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati ho ku butaka. Hari ikintu cyiza nabonye muri urugendo ngo kwizera. Ubu Imana yari inaniwe guhuhisha umuyaga, no muri ko yawuhuhishije Mose atarinze kubibamo. Imana hisemo gukorana natwe abayizera. Buri butsinzi bwose uzabona hano ku isi, buri butsinzi n'inkuru z'ubuhamya uzumva mu buzima bw'abana b'Imana, Imana yemera kubikorana n'abantu. Uko niko Imana yemera kuca muri cya kibazo kugira ngo n'ubutsinzi nawe uzaburimo. Irimo iramusaba gukora ikintu cyoroshye, gufata inkoni akarambura ikiganza hejuru y'inyanja itukura, hanyuma Imana igahuhisha umuyaga wayo, inyanja itukura igacikamo kabiri. Nshuti y'Imana, Imana ntikwanga. Utinda kubyara ntikwanga, umugore watinda gukizwa ntikwanga, umugabo yanze gukizwa Imana ntikwanga, amashuri yatinze kuboneka na za buruse zikanga Imana ntikwanga, promotion yatinze kuboneka, ubushomeri bwatinze Imana ntikwanga. Irifuza ko nawe uzagendana muri ubwo butsinzi, hajyamo akaganza kawe. Si kugira ngo wishyire hejuru uvuge ngo nanjye ndahambaye, oya, bizagutera kubaha Imana kurutaho, bizagutera gutinyura n'abandi. Erega turasoma ibi bintu, nawe hari ubuzima bwa hari abantu barimo babusoma. Buryo watsinze hahandi hari umuntu wigana nawe uvuga uti nta bakristo bazima babaho, ariko yajya kubona akabona uri umukristo. Hari umuntu ukorana nawe mu kazi akavuga ati umuntu se bamuzanira ruswa. Burya hari za ruswa zitagira inkurikizi. Abantu bazi kubiryamisha bose bakaba ari systeme yubatse ku buryo nta muntu uzabimenya. Umuntu akavuga ati amafaranga atagira inkurikizi twese twajyaga tuyarya, ariko hano hasohotse umugabo ayiwe utayarya.
akwibazeho. Ubuzima bwawe hari abantu babusoma, hari abantu barimo babwitegereza, niyo mpamvu Imana yifuza ko mubigendanamo. Imana yacu tugirire neza. Mu rugendo rwo kwizera Imana izifuza ko murukorana, murwinjiranamo, murugendana. Imana yahisemo gukorana natwe. Wihunga. Iyo uhunze ikibazo ubuhunze ubutsinzi wari kuzagirana n'Imana. Ishobora byose, itegeka byose, ifite ijambo kuri buri kintu cyose. Ibitarakemuka wakoze icyo wagomba gukora. Aka kantu nkunda kongeramo kuko ari igihe twiryamira tugashyira akaguru ku kandi nibyo tugomba gukora tutabikoze. Iyo wakoze icyo wagombaga gukora, wakiranutse, wasenze, icyo uzi bagomba gukora mu gikristo wagikoze, nshuti y'Imana, tekana utegereze kugira neza kw'Imana. Ku murongo wa 21 ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, hanyuma ndi Uwiteka aho uhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma y'amazi, uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Sizi inkuru zikuryoheye nkuko zindyoheye. Kugira ibyago rero uri umukristo ni ugusoma izi nkuru ukumva bigiye kuri. Iki kiravuga ngo ayiwe nta kinanira Imana no muri generation turimo. Ya Mana yahuhishije umuyaga igaca inyanja itukuramo kabiri, ukavuga ngo umuntu arakugoye ngo boss ku kazi ngibiki. Niba ari ngombwa ko hava, ko hari boss ubutagomba kuhava, ubugomba kuba mubaka gumaho kugira ngo wowe wige guca bugufi, wige no gukunda badakunditse. Bibiliya yarambwiye mu rwandiko rwa Petero avuga ngo nabi bigoryi ngo nabo mububaye. Hari boss ugomba kuhava n'undi ugomba kuhaguma kugira ngo ube forume utyazwe. None se nshuti y'Imana, iyi Mana yahuhishije umuyaga igakura ibintu mu nzira, hari aho yagiye. Amaboko yayo ni yayandi, imbaraga zayo ni zazindi. Ibyo bigutere kwizera ko ikiguhagaze imbere, niba cyitwa inyanja itukura, niba gifite n'izina risanzwe, bigutere kumenya neza ko Imana ikibishoboye. Nshuti y'Imana, igituma abakristo barimo bagenda n'umunkanyari no kubihirwa n'iki? Nukuyoberwa Imana y'amaboko, nukuyoberwa Imana ishobora byose. Abantu bazi Imana ishobora byose ni ukuri barimo barakora iby'ubutwari, wenda bimwe ntibizwi, ariko barimo baratsinda, barimo baranesha, bafite umunezero mu maso isi idashobora kubambura. 26 ngo Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Imana yahisemo gukoresha Mose, Abayisiraheli bambuka, arambura ukuboko afata ya nkoni baziranyeho n'Imana ye, inyanja icikamo kabiri. Igitangaje kugira ngo inyanja isubirane, Imana irongeye ihaye lift Mose kugira ngo inyanja igaruke. Oh haleluya. Ntabwo Imana yisigarura vuba barembwa ngo ongera urambure kwa kaboko, inyanja isubirane irengera abanyegiputa. Nshuti y'Imana, Imana izakorana n'abantu, ishobora gukoresha abamarayika ariko muri iki gihe irakorana nawe. Uri muratsinda se cyangwa uri muratsindwa? Ni ibiki bihagaze imbere yawe ibikomeye? Ni ibiki bihagaze imbere yawe byoroshye bisaba gufata bya bitekerezo by'Imana bitandukanye n'ibyawe ukabishyira mu bikorwa? Definition yo kwizera twese turayizi mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 2, ariko ndifuza kukubwira ibindi byoroshye. Kwizera no gufata iby'Imana ivuze akaba ibyo ushyira mu bikorwa gusa, ugashyiraho akadomo. Niba yaravuze ngo ntiwibe, ntiwiba. Niba yaravuze ngo ntiwangane, ntiwangana. Niba yaravuze ngo usenga ubudasiba, urabikora. Niyo byaba binyuranye ibyo uhagazemo, abantu bose b'i Kigali cyangwa abo ku isi n'abatureba bakiteranya bakavuga ngo twese nuko tubigenza, ibi nibyo bidukiza. Nusanga Imana yaravuze ikintu kinyuranye n'ibyo ngibyo, uzavuga uti nshaka nsigare ndumwe ndakora iby'Imana yavuze. Uru rugendo ruzakuryohera. Turagushimye Mwami Mana yacu, twemerere tubanze dushyira imbere yawe ibyifuzo byose birimo kuzamuka mu mitima y'abantu. Twemerere tuzamure Mwami Mana imbere yawe ibyifuzo kugira kwizera niyo kwaba kungana n'akabuto ka sinapi. Kwizera kwacu kuri radio active, kwizera kwacu kuri explosive, kuko tuzi neza yuko niyo kwaba gutoya kubyara umusaruro ukomeye cyane. Icyo wadusabye ni kimwe gusa, ni ukukwizera, hanyuma tukaguhindukirira, hanyuma nawe ukadukorera ibyo twasabye. Sengeye umuntu wese wumvise ubu butumwa ugakora ku mutima we. Sengeye umuntu wese ufite icyifuzo arimo gusengera, imbere ye arabona ibidashoboka, imbere ye arabona ibikomeye, imbere ye arabona ibyo atashobora n'ibyo atatinyuka. Ariko turasenze uyu munsi ngo uzamure kwizera k'uwo muntu, nurangiza umukorera ibitangaza. Icyaba kiri imbere ye cyose, Mana urabizi muri iyi minsi dufite ibyifuzo bitandukanye. Mwana muri iyi minsi turimo turasengera abantu baduhaye ibyifuzo, kandi Mwami Yesu waratubwiye ngo babiri nibahuza umutima kugira icyo basaba ngo nawe uzajya ugikora. Natwe turasenze uyu munsi, nifatanije n'umuntu wese washyize imbere yawe icyifuzo. Urabizi ibyifuzo dufite ni byinshi,
harimo abantu barimo kwifuza urubyaro, harimo abantu barimo kwifuza abo bazabana, harimo abantu barimo kwifuza akazi, harimo abantu bafite abarwayi cyangwa nabo ubwabo barwaye bifuza gukira, harimo abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye biri imbere yabo bikagaragara nk'iyi nyanja badashobora kwambuka. Ariko Mwami Yesu, uyu munsi turasinze ngo uvuge ijambo rimwe gusa, ijambo rimwe gusa, uvuge ijambo rimwe gusa. Uwifuza urubyaro aratwita, uwifuza gukira arakira, uwifuza kubona akazi Mana uzamukingurira, ariko isaha ni wowe uyigena. Mana turasinze ngo wihanganishe ubwoko bwawe, turasinze ngo ibitangaza bikoreke muri bo, kuko Mana twamenyereye yuko ngo tuvuga ngo ibintu bigakoreka, ariko si twe tugutegeka, ni wowe udutegeka, ni wowe utuyobora, ni wowe utwereka icyo dukora, ni wowe uvuga ibyo dukora tukagikora, hanyuma ugakora ibitangaza. Uyobora ubwoko bwawe. Tubona ko n'uriya muyaga wahushye, ntabwo wahushye akanya gatoya, ngo waraye uhuha ijoro ryose, hanyuma Abisirayeli barambuka, ndetse wowe uva imbere yabo ujya inyuma yabo, ngo ku ruhande rwabo hashyira umucyo, ku ruhande rw'Egiputa hashyira umwijima. Turasenga ngo ushyire umucyo imbere y'ubwoko bwawe, ubamurikire, ubayobore, ubabwire bumve, ubategeke bakumvire, nurangiza nawe udukorere ibitangaza. Wumve gusenga dusenga uyu mugoroba, wumve kwinginga twinginga, urebe n'amaturo twatuye Mana anezeze umutima wawe. Uko wavuze Mana udusoreza amasezerano, waravuze ngo abakubahisha ubutunzi bwabo uzabagomorora imigomero y'ijuru, waravuze ngo abakubahisha ubutunzi bwabo ngo uzakubita indyanyi ku bwabo, waravuze ngo abakubahisha ubutunzi bwabo ngo uzabaha umugisha. Uha umugisha ubwoko bwawe, reka umugisha wawe ubane n'ubwoko bwawe, umugisha w'Imana ishobora byose.